Ni bimwe mu bintu abafana bamaze iminsi bifuza, dore yuko abafana bagiye babisaba kenshi ariko ntibikunde, dore yuko bagiye banabazwa n'itangazamakuru aba bahanzi babiri, ndetse buri wese akagenda asubiza ukwe n'undi agasubiza ukwe, dore yuko hari na bifu zagiye zivugwa hagati yabo, ndetse umwe akavuga ati ni njye master cyangwa se ni njye mwami w'umuziki, undi ati ntago rwose ari wowe ni njyewe. Byagiye bivugwa kenshi yuko abahanzi Bruce Melody ndetse n'umuhanzi The Ben bagenda bapingana haba mu gukora indirimbo, dore yuko Bruce Melody yigize kwita The Ben yuko ari umunebwe adakora cyane cyangwa se adasohora indirimbo buri gihe, ariko nawe magingo aya ngaya Bruce Melody arimo aritwa umunebwe kuko nawe amaze amezi arenga 3 adasohora indirimbo. Rero nimugoroba washize ubwo impande zihagarariye inyungu zombi, ahangaha n'uruhande ruhagarariye inyungu z'umuhanzi Bruce Melody, ubwo ahangaha ndavuga 155 AM iriyobowe n'umukire Coach Gael, ndetse n'uruhande rwa The Ben ngira ngo ruhagarariwe na Muyoboke Alex manager. Abangaba baraye bagiranye ibihe byiza, abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho bavuga bati ni ibiganiro bagize kandi ibiganiro bishobora kuba byatanze umusaruro. Ngira nk'uko musanzwe mubimenyereye, umuhanzi The Ben ni igitaramo agira cyangwa se akora buri mwaka akita New Glove, ndetse ni igitaramo akora ku itariki ya mbere kuri Bonane buri mwaka. Kino gitaramo akenshi The Ben ngira kuva byatangira cyangwa se kuva cyatangira agikorera muri BK Arena, n'inzu y'imyidagaduro. Rero amakuru ari mu kuvuga cyangwa se amakuru hari nuko uruhande rw'umuhanzi The Ben rwifuza yuko Itayiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody yazaririmba muri The New Glove. Ibi ngibi rero bikaba byatangajwe namwe mu bantu b'imbere cyane, dore yuko impande zombi zaraye ziganiriye, none abafana bagatangira kuvuga ati none se yuko The Ben ubundi yuko iyo akoze The New Glove igitaramo yuzuza BK Arena, none mu gihe Bruce Melody yaba yemeye kuririmba muri iyi concert, dore yuko ngo icyo baganiriye cyane ni impande zombi, ese uruhande rwa Bruce Melody rwavanamo iki cyangwa se uruhande rwa The Ben rwo rwavanamo iki mu gihe baba bakoze concert. Dore yuko buriya iyo umuhanzi cyangwa se iyo abantu bakora music ari nka business, bivuga ngo niba ngiye nkuziye mu gitaramo niba utanyishyuye ariko se ngiye ndacyungukiramo iki, ubundi ngo nicyo kintu cyangwa se niyo ngingo nyamukuru baganiragaho. Noneho abantu bakibaza ati noneho mu gihe rero ari abahanzi babiri bakomeye, dore ko byagiye binifuzwa kenshi, bakavuga bati nta concert nimwe barahuriramo ndetse ngo bose baririmbe, nubwo indirimbo yabo cyangwa se indirimbo bagiye basabwa kuba bakorana itabaye, atari ko nta concert barahuriramo ndetse ngo bahurire kuri stage. Ahangaha rero abantu bakavuga bati ni bamwe mu bahanzi babiri bakomeye mu Rwanda, ati bityo bagomba kuba abakorera concert yabo muri stade Amahoro yuzuza cyangwa se ijyamo abantu ibihumbi 45, ati kuko ntabwo Bruce Melody wamufata ngo ufate n'umuhanzi The Ben maze ubashyire muri BK Arena, ati kuko waba ugiye guhomba. Ahangaha ni ibintu abafana bagenda basaba, ndetse dore yuko bakomeje kugenda abana bivuga nyuma yuko aya makuru amaje kujya hanze yuko impande zombi za negosiye yuko umuhanzi Bruce Melody yazaririmba muri The New Glove igitaramo cy'umuhanzi The Ben. Iyi ngiyi ni tubishano yacu kandi yitwa Tahatibu Wadi, n'ugace twita Tahatibu Update, aho tukugezaho amakuru abagiye agezweho cyangwa se abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.